ndabibwira abakobwa, umusore akagutereta kubera ko umaze igihe utarabona umukunzi. Hari abantu bakomeretse bagakomerekera mu rukundo, ugakundana n'umuhungu akaguhemukira, ugakundana n'undi akaguhemukira, urabona ugeze mu myaka 35 utarabona umugabo, warihebye. Umuhungu akaza akubwira ati dukundane, mugakundana, byarangiza ikimana guteganyiriza urakizi, yaranakikubwiye. Turabashimiye mwebwe mwese mukomeje gukurikira ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bica kuri iyi channel yacu. Hanyuma abari mu Rwanda, abari mu Burundi, inshuti zacu ziri mu Burundi murameze neza. Abari mu Buganda mukomere cyane, abari muri Congo DRC turabizi ko mudukurikira, abari hirya no hino ku isi Imana nibaho umugisha. Hanyuma njyewe muri kumwe nitwa Benjamin cyangwa Irabisoje Benjamin. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagusaba kugira ngo uze gukurikirana iri jambo witonze kubera ko harimo ubutumwa bukugenewe. Hanyuma ndagusaba kugira ngo niba utarakora subscribe ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo ibindi bizajye bica kuri iyi channel yacu ujye ubibona byoroshye. Hanyuma n'aka notification ukazogera ugakoreho, ukore like, uduhe comment, uvuge ikiri ku mutima wawe, nta kibazo rwose. Hanyuma kugira ngo dutangire rero reka dusenge Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kuri Imana idukunda, turagushimiye kubw'urukundo rwawe ruhebuje udukunda twebwe abari mu isi tudakwiriye. Turi imbere yawe rero uyu mwanya, ndakwinginze kugira ngo imitima yacu uyeze uyitunganye. Umuntu wese ukanze kuri iyi video kugira ngo yumve iri jambo, ndagusaba kugira ngo umutima we uwuhindure icyuma cyawe ukoresha, umutima we uwuhindure iri jambo rifashe buri wese urikurikiye, kandi iri jambo rikora umurimo rwose ukomeye kubera yuko uri Imana ishobora byose. Iri jambo ryabayeho twebwe tutarabaho, niyo mpamvu ngusaba kugira ngo iri jambo uriherekereshe umwuka wawe wera. Njyewe ubwanjye sinashobora kurisobanura, sinzi n'icyo uyu muntu ukurikiye iyi video ashaka, sinzi icyifuzo cya buri wese, ariko wowe urakizi nk'Imana. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo iri jambo rikora umurimo ukomeye mu mitima y'abaryumva, mu mitima y'abanyarwanda, mu mitima y'abarundi, mu mitima y'abagande, mu mitima y'isi yose, mu mitima y'abanyamerika. Umuntu wese ukurikiranye iri jambo rigire icyo rihindura ku mutima we, kandi rigire icyo rikora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nanjye urisangiza aba bantu ntacyo ndicyo, ndakwinginze kugira ngo rimfashe kubera ko ijambo ryawe riravuga ngo umwigisha agabane n'uwo yigisha. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo iri jambo ngiye kuvuga ribanze rigire icyo rihindura muri nge, hanyuma ribone guhindura imitima y'abaryumva. Bana natwe mu izina rya Yesu urakoze, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nahaye intego ivuga ngo Imana ntabwo ikeneye ibintu bikomeye cyane cyangwa ibifite agaciro gakomeye cyangwa ibifite imbaraga nyinshi kugira ngo igukize. Ndasubiramo, Imana ntabwo ikeneye ibintu bihambaye bifite imbaraga nyinshi kugira ngo igukize. Hanyuma yaraguhamagaye ngo uyikorere, witinya, wikwisuzugura ngo uroroheje. Ibyo ngibyo ufite ubona ko byoroheje, Imana izabikoresha igukorere iby'ubutwari. Imana ishimwe. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Paulo yandikiye abikorino, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abakorino, igice cya mbere umurongo wa 26. Hari amagambo avuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhinduriye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo
uwirata yirata Uwiteka. Amen. Aya magambo dusomye ni amagambo akomeye tuza kuvugaho mu mwanya dufite utari muremure. Ni amagambo Pawulo yandikiye abikorino ababwira ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu, ngo yuko abahamagawe atari abakomeye bahamagawe atari benshi, atari benshi, ndetse ngo n'abanyabwenge bahamagawe ngo ntabwo ari benshi, ngo ahubwo Imana yatoranije ngo yatoranije ngo abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Hanyuma ubundi Imana iyo ijya guhamagara umuntu, muri imwe yararimbye ngo Imana ntabwo ihamagara abakomeye, ngo ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Ubundi mu buzima busanzwe ndabaha urugero. Iyo umwana avuka cyangwa iyo umubyeyi atwita umwana, aba afite ibyo amuteganyiriza. Hanyuma kugira ngo umwana agere ku rugero rwo kuba umuntu w'umugabo, hari inzira nyinshi acamo. Icya mbere, kugira ngo witwe kuri umuntu, icya mbere ni uko ubanza kuvuka. Icya mbere urabanza ukavuka. Aha ngaha munyumve neza, umuntu utaravuka ukiri mu nda, yego aba ari umuntu birumvikana, ariko ntabwo tuba tumuzi. Hanyuma iyo umuntu amaze kuvuka, nibwo noneho aba ageze ku isi, aba yiswe umuntu. Icya mbere urabanza ukavuka. Hanyuma iyo umuntu amaze kuvuka, hakurikiraho iki? Hakurikiraho noneho gushaka ibitunga umubiri we. Aha ngaha ndaza kuvuga ko nyine abana na mama we akamwonsa, akamuha ibere nyine. Hanyuma uko iminsi igenda ishira, akagenda afata imfashabere, ibyo kurya. Iyo atangiye kumenya kurya, agafata imbuto nyine, kugira ngo agenda akura. Hanyuma umwana iyo amaze gukura, avuye ku ibere, hakurikiraho iki? Hakurikiraho noneho gutangira ko mama we amwigisha ibintu bitandukanye. Nuvuga ngo ashobora kumubwira ati mwana wanjye rero wenda agize imyaka 4, atangiye kuva ku ibere, akamubwira ati fata kano kabido ujye ku mugezi uzana amazi. Uyu mubyeyi najya gutuma umwana w'imyaka 4 ntago azamuha ijerekani ya litiro 20. Ngira ngo abantu bakurikiye baraza kubyumva neza. Ntabwo umubyeyi azafata umwana w'imyaka 4 ngo amuhe ibido ya litiro 20, azamuha wenda akaritiro gatoya, amubwira ati jya kuvoma. Umwana nagira mu myaka 7 atangira muha 4, nagira mu myaka 12 atangira muha 7, nagira mu myaka 17 atangire noneho amuhe ya bido, amubwira ati jya kuvoma, bumba amatafari, kora ibi, tujyane guhinga, terura ibi ngibi, asinkwi, yes, amukoresha imirimo. Hanyuma umwana uko agenda akora iyo mirimo, agenda noneho agwiza imbaraga, amenya gukora. Hanyuma yamara kumenya gukora, noneho agatangira kuba umuntu mukuru. Iyo amaze gukura hahandi umwana atangira kubwira iwabo ati mwarandihiye ndarangiza, mwankoreye ibi n'ibi bigenda gutya byarangiye, noneho ndakuze ndashaka kubaka urugo nanjye nkaba umugabo. Aho ngaho nyina haba hari byinshi aba mwitezeho, abavuga ati uyu mwana naramukujije, namureze arakura, noneho ashobora kugenda, nshobora kumureka akigenga nta kibazo. Iyo atangiye noneho gushinga urugo rwe, noneho aba atangiye kugira inshingano ze ku giti cye. Ariko iyo ari umwana w'umutima, ntabwo yibagirwa ababyeyi be, arakomeza agakurikirana ababyeyi be, niba barumuna be bagize ikibazo akaba yabafasha, niba koko ari umwana ufite umutima warezwe neza. Ngira ngo ibi turabyemeranyaho. Hanyuma ndaza kubihuza n'ijambo ry'Imana. Imana iyo ihamagara umuntu, nk'uko twabivuze, kugira ngo umuntu yitwe ko ari umuntu, icya mbere arabanza akavuka. Yes, rero kugira ngo witwe ko uri umwana w'Imana, urabanza ukavuka. Ngo Nikodemu yasanze Yesu ari mu ijoro, ngo arangije ngo aramubaza ngo ariko Yesu, ngo kubera iki mba numva ngo muvuga ngo umuntu ngo yavuka ngo bwa kabiri, ngo umuntu aramubaza se umuntu yasubira mu nda ya nyina akongera akavuka bushya? Yesu aramubwira ati Nikodemu, mva ukuntu bimeze.
ntabwo umuntu asubira mu nda ya nyina ngo yongere avuke, ahubwo utabyawe n'amazi ngo abyarwe n'umuriro, uwo nguwo biragoye ko yinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Biravuga ngo kugira ngo witwe kuri umwana w'Imana biragusaba ngo uvuke bwa kabiri, ubanze ubatizwe. Nicyo cya mbere, kubatizwa n'amazi, hanyuma ukabatizwa no mu mwuka wera. Aho ngaho uba umaze kuvuka, uba wakiriye agakiza. Mu yandi magambo, kwakira agakiza nicyo bikivuga ko umaze kuvuka. Hanyuma iyo umaze kwakira agakiza cyangwa se umaze kuvuka, umaze kwakira Yesu, hanyuma ahangaha nimvuga kwakira agakiza, hari ibintu abantu bitiranya. Ubundi kwakira agakiza cyangwa gukurikira Yesu bivuze ko hari ibindi bintu ugomba kureka. Bivuze ko hari ibindi ingorane dufite muri iki gihe. Amatorero menshi cyangwa amadini menshi yakira abantu, bakaza umuntu bakamushyira mu itorero akaribamo, nyamara atarigeze ahinduka. Ariko iki kintu cyo gukizwa birasaba kugira ngo ubanze wiyumvemo uwo muhamagaro. Umwuka wera niwe usura umuntu akamuganiriza, akamubwira ati ukwiriye kureka iki n'iki, hanyuma yamara kumuganiriza, hanyuma akareka bya bindi, hanyuma agahindukira. Iyo tuvuze ngo gukizwa, ubundi umuntu akubajije ngo wakijijwe iki, wamusubiza iki? Mu by'ukuri umuntu akubajije ngo wowe uri kureba iyi video wakijijwe iki, wamusobanurira iki? Niba uvuga ko mbere wari udakijijwe, ubu ngubu ukaba uvuga ko ukijijwe, ariko nyamara nakubaza ngo wakijijwe iki, ugasanga nta kintu wasobanura wakijijwe, ntabwo urakizwa. Niba uvuga ko wakijijwe, hari ingeso ugomba kuba wararetse. Bene data, hari ingeso ugomba kuba wararetse. Hari abantu benshi tuganira bakambwira ngo mbese ngo ntago nashobora gukiranuka, ngo ntago ngo n'intungane bwira icumura ngo icumuye karindwi. No, ntabwo intungane bwira icumuye karindwi. Iyo ni mifu abantu bafite. Ahubwo iyo dufite umwuka wera, iyo twakiriye Yesu, iyo twakijijwe, iyo tugendera muri Yesu, iyo dufite uwo mwuka wera, dushobozwa byose. Paulo yaranditse aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza, ariko ibibi bikanyitanga imbere. Ariko irindi jambo riravuga ngo uyoborwa n'umwuka niwe mwana w'Imana. Kandi iyo uyoborwa n'uyu mwuka wera, umwuka wera aragufasha, akagufasha kugendera mu ngeso nziza. Stefano bamutera amabuye ngo yararamye areba mu ijuru, ngo abone ubwiza bw'Imana, ngo abona na Yesu yicaye ngo iburyo bw'Imana, ngo arangije arasakuza cyane, ngo ariko abantu biziba amatwi bamugwira icyarimwe, bamutera amabuye arapfa. Ni ukubera iki Stefano mu rupfu rwe atagize ikintu cyo gutuka abantu bari bari kumwica? Ni uko yari yuzuye umwuka wera. Mu minsi ishize twari turi kwizihiza Pentecote. Mwene data, ndagusaba kugira ngo usabe Imana ikuzuze umwuka wera. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo dusha kuwo mwuka wera ni Yesu wawutujyane, dusha kuwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Yesu yatugeneye umwuka wera, niyo mpamvu nituyoborwa n'uyu mwuka tuzashobozwa byose. Paulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo kuko ari umpa imbaraga. Wivuga rero ngo intungane ngo bwira icumuye karindwi. Niba ucumura nyine ntabwo uri intungane. Intungane ntabwo igicumura, kandi niyo icumuye imenya gusaba Imana imbabazi, kubera yuko ijambo rivuga ngo mujye muhora ngo mushake ngo ibyo umwami ashima, ngo mugerageze gushakashaka ibyo umwami ashima. Rero iyo wuzuye uwo mwuka wera ushobora kubaho ubuzima buzira icyaha. Umwuka wera aratuyobora. Umwuka wera ni ubufasha, ni umufasha, ni utuyobora inzira yo gukiranuka. Ijambo ry'Imana mu Abaroma ibice 4 umurongo wa 16 haravuga ngo ubwami bw'Imana si ukurya, ubwami bw'Imana si ukunywa, ngo ahubwo ubwami bw'Imana ngo ni ugukiranuka, ngo n'amahoro, ngo ndetse ngo no kwishimira mu mwuka wera. Ibi bivuze iki? Biravuga ngo ubwami bw'Imana ntago ari bya bindi wirirwamo, ahubwo ni ugukiranuka. Yego, ni ugukiranuka, hanyuma n'amahoro, hanyuma no kunezererwa mu mwuka wera. Iyo wuzuye umwuka wera ugira amahoro. Iyo wuzuye umwuka wera urakiranuka. Bene data, mbifuje kuzura umwuka wera.
twari tuvuze ko umuntu kugira ngo yitwe umukristo nuko abanza kuvuka. Icya kabiri, iyo umaze kuvuka hanyuma noneho nkuko twabivuze umubyeyi yamaze kubyara umwana atangira kumwonsa akamuifasha bere. Aha rero ndavuga ngo iki? Ndavuga ngo ubundi ahantu hose uzabona ijambo umubyeyi w'umumama biba bivuga itorero. Iyo Imana imaze kukubyara mwene data biragusaba ngo ushake itorero ubarizwamo. Iryo torero niryo uzabamo, iryo torero niryo uzigiramo ibintu bitandukanye, iryo torero niryo uzigiramo ijambo ry'Imana. Reka mbabwire ibintu bigera muri bine bituma itorero ukwiye kugira itorero ubarizwamo. Icyambere, itorero niryo rikuza icyo nakwita spiritual life, niryo rikuza ubugingo. Yes, itorero niryo rikuza ubugingo, kuko iyo uri mu itorero ubona access ku ijambo ry'Imana, ubona access ku mpuguro zitandukanye. Pasiteri wawe ashobora kuguhugura, abadiyakoni bashobora kuguhugura, abarimbyi mu bana bashobora kuguhugura. Mbese kuba mu itorero ni nko kuba mu muryango ubamo. Icya kabiri cyiza cyo kuba mu itorero, itorero niryo rigira uruhare mu kubatizwa kwawe. Ni ukuvuga ngo kubatizwa n'indi mihango itandukanye, gushyingirwa, gushyingura, ibintu bitandukanye, itorero ribigiramo uruhare. Niyo mpamvu ukwiriye kubarizwa mu itorero runaka kugira ngo iryo torero rizagufashe kugera aho ugomba kugira. Icya gatatu, itorero rikubera family, rikubera famiye. Uyu munsi hari abantu benshi bavuga bati iyo ngize ikibazo mpamagara runaka dusengana akansengera. Ibyo wowe utakwishoboza bene data ubifashwa n'itorero. Hanyuma ikindi cya kane, itorero ni amaboko. Itorero ni amaboko. Itorero rikubera amaboko nko mu gihe ugize ibyago rikagutabara. Igihe ugize ibyago rikagutabara, itorero rikakuba hafi. Yes, itorero ni amaboko, rikubera amaboko. Rero biragusaba kugira ngo niba umaze gukizwa ugira itorero ubarizwamo. Hanyuma twihuse, iyo umuntu amaze kwakira Yesu, Imana noneho itangira gushaka uburyo imwonsa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake ngo mukunde ngo amata y'umwuka. Imana irashaka kugira ngo dushake ijambo ryayo turyinjiremo, dushake ibidutunga umwuka, ibitunga ubugingo bwacu. Rero iyo umaze kuba umukristo, umaze kuvuka, biragusaba kugira ngo wonke kuri ya mashereka y'Imana ariyo mata y'umwuka. Uyonkeho nyine ugende wumva ijambo ry'Imana, ugende ukura ijambo ry'Imana niryo rigenda riturera rikadukuza. Icya gatatu, iyo umaze gukura noneho sasa, iyo umaze gukura ugeze ku kigero gikwiriye, umaze kuba umukristo, umaze kumenyera, noneho Imana irabona ko utangiye gukura. Aha noneho turabigereranya nka wa mwana ufite imyaka 4. Iyo umaze gukura, Imana noneho itangira kuguha utugeragezo dutandukanye, ikaguha ibigeragezo. Kandi bene data, ikigeragezo cyawe ntago ari cyo kigeragezo cya runaka. Wireba kuri runaka, ikigeragezo Imana yaguhaye gitandukanye n'icya runaka. Yes, biratandukanye. Kubera iki? Kubera ko Imana ishobora kubikubona nk'umwana w'imyaka 4, runaka ikamubona nk'umwana w'imyaka 17. Nkuko twabivuze, ntago umubyeyi azaha ibido umwana w'imyaka 17 ngo hanyuma amuhe ibido ya litiro 20 ngo n'uw'imyaka 4 amuhe ibido ya litiro 20. Bivuze ngo n'ikigerageza Imana iguha kiba gihuye neza n'uko ungana cyangwa n'uko umeze imbere yayo, kandi wikwisuzugura. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana yaraguhamagaye, wikwisuzugura. Kandi icyo Imana izagukoresha ntago izakenera abanyamaboko, ntago izakenera ibintu bikomeye kugira ngo igutabare. Turaza kumva iyi ntego, turaza kuyigiraho. Hanyuma ikigeragezo Imana izaguha, ndagira ngo nkumenyeshe ko icyo kigeragezo wikoreye Imana nicyo ibona ko ushoboye. Ngira indirimbo ivuga ngo muri iyi si abantu bagira imyumvire bakibeshya cyane. Mbona kenshi abantu babona abandi bakifuza kumera nk'abo, ukabona umuntu agenda utuwangira nk'uyu ahari nabaho neza. Nyamara uramutse wegereye uwo nguwo ukamubaza uko amerewe, ushobora gusanga wari ukwiriye kwihangana. Burya ntawakwikorera umutwaro wundi. Umva noneho, nyurwa nuko Imana yakugize
unyurwe nuko ubayeho, kuko uwo mutwaro wowe wikoreye niwo Imana ibona ko ushoboye. Uwo mutwaro wikoreye niwo Imana ibona ko ushoboye. Icyo kigeragezo ufite nicyo Imana ibona yuko ukwiriye kugeragezwa nacyo. Humura rero, komera, kubera yuko Imana irakuzi. Iyi ndirimbo ikomeza ivuga ngo urarira utise ko nta n'igare ngira, nyamara barifite bari gushaka na moto. Ntugire ngo ufite moto we ntiyiganyira, avuga ati imvura iguye ndanyagirwa. Ukwiye kunyurwa n'ibyo ufite ubu, Imana izaguha ibindi nuyubaha. Ikiruta byose izaguha n'ubugingo, ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Urarira ukavuga ngo nta n'igare mfite. Ariko abantu twabaye dute? Imana ikugiriye neza, none utangiye kurira ngo Mana, ngo ubuse, ngo ko nta n'igare ngira. Ariko wari uzi n'ikindi, uzagenda ubaze wa wundi ufite moto, arahita akubwira ati burya iyi moto nanjye irambangamiye, iyi mvura iguye ndanyagirwa. Si n'ibyo azakubwira gusa, azakubwira ati burya wowe wifitiye amahoro, iryo gare se ko ritagusaba imisoro ya kopera, ko iryo gare se ritagusaba assurance, iryo gare ko batagufata ngo barijyane kuri polisi wicira 200,000 urigomboza, iryo gare ko ifite umuvuduko mwinshi batakwandikira, ufite ikihe kibazo? Usanga n'ibibazo biramurenze. Hanyuma nubaza noneho ufite moto, nawe azakubwira ati burya icyama nanjye nkabona imodoka. Hako abantu kubera iki tutanyurwa? Nyamara twari dukwiye kunyurwa. Uw'imodoka nawe azakubwira ati nyamara nubwo mfite imodoka, uri kuvuga ngo mfite amahoro, imodoka intisha umutwe. Ati nk'ubu iyo ngiye mu igaraje biragoye. Akakubwira ati ubu sinahaguruka mu rugo ntafite 5. Nyine yigo nuko bimeze. Muri ubu buzima abantu bahora bifuza, ariko ukwiye kunyurwa nuko nguko ubayeho, kuko uwo mutwaro wikoreye niwo Imana ibona ko ushoboye. Ndatura kugira neza ku Imana kuri wowe. Wumve neza ko ibyo bibazo uri gucamo, sinzi ibibazo ufite, sinzi ingorane uhura nazo, sinzi ibibazo ufite muri iyi minsi. Ashobora kuba ari uburwayi bukurembeje, ashobora kuba ari ideni rikurembeje, bishobora kuba ari ubukode bukurembeje, ushobora kuba warabuze urubyaro, ushobora kuba warabuze amafaranga y'ishuri, ushobora kuba uremerewe rwose, ariko uwo mutwaro wikoreye niwo Imana ibona ko ushoboye. Ntabwo uyu munsi izaguha ikigeragezo kingana n'icya Bill Gates. Yes, uyu munsi wowe uri kureba iyi video ntabwo izaguha ikigeragezo kingana n'icya Bill Gates. Bill Gates afite kugeragezwa kwe, ariko nawe ufite kugeragezwa kwawe. Rero wihangayika ngo wumve uwanze Imana. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo nuhura n'ikigeragezo hanyuma ukabwira Imana, ukayibwira ngo Mana, urabizi ko nakiranutse, urabizi ko nakiranutse. Icyo kigeragezo niba yararimbye aravuga ngo ikigeragezo kitari igihano kiba gihagarariwe n'imigisha. Murumva iryo jambo, ikigeragezo kitari igihano, kubera ko hari n'abantu bageragezwa ariko ugasanga ibigeragezo bafite ni ibihano by'Imana. Wari ubizi nabyo? Hari abantu bageragezwa agasenga, we mwene uwo muntu ntanakubwira ngo umusengere, ugasanga icyo kigeragezo arimo Imana ikaguhishurira ko ari igihano. Ejo bundi nakurikiranye kuri YouTube, nkurikirana inkuru y'umuntu ngo umugabo umwe Imana yamubwiye kwihana arabyanga. Imana iramubwira ngo actually yari umukristo, hanyuma arangije asubira inyuma, aragenda asubira mu byaha. Amaze gusubira mu byaha ngo agatangira gusebya abakristo. Urumva yari yarasogongeye ku ijambo ry'Imana, atangira noneho gutuka Imana, atangira kubasebya, avuga ati bari abantu barititiza, biriya bintu bavuga ngo byo kuzura umwuka ntibibaho. Ujye witonda gutunga urutoki abantu b'Imana. Wari uzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ejo bundi hari inkuru nabonye, ndumva narayibonye kuri YouTube, sinibuka neza, ariko ni umugabo ngo
yari asanzwe akijijwe, hanyuma ngo aza gusubira inyuma. Imana imutumaho umuhanuzi, iramubwira iti rero ukwiriye kongera ukagaruka ugasubira mu murimo neza. Uyu mugabo ngo yabivuyemo, amaze kubivamo atangira kujya asebya abantu b'Imana, akabavuga nabi, hagatangira kuvuga biriya bintu by'abarokore baba biyuzuza imyuka, baba bitezitiza. Ariko bene da, mwagiye mugerageza mu kubaha abantu b'Imana koko? Nuramuka wumvisha uwo mwuka wo gusebya abantu b'Imana ukujemo, uzamenye ko uri gutunga urutoki mu ijisho ry'Imana, kubera ko ijambo riravuga ngo ubakoze mu mboni y'ijisho abakoze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Hanyuma uyu mugabo ngo akomeje gusebya Imana, ngo Imana iramubwira ngo nudahinduka nzakwereka. Hanyuma ngo Imana iza kumuteza uburwayi. Imuteje uburwayi, umugabo arivuza, yivuza mu Rwanda. Ndi kubabwira ku kintu kivuga ngo ikigeragezo kitari igihano kiba gihagarariwe n'umugisha. Ariko nuramuka ugeragejwe mwene data, ikigeragezo kikakuza hari igihano cy'Imana, ntawe uzagusengera. Nubwo yaba umuhanuzi umeze gute, nubwo yaba umuvuga butumwa umeze gute, ntazigira gusengera. Iyo azaba ari inkoni y'Imana. Uyu mugabo arangije ngo arwaye ubwo burwayi, arivuza mu Rwanda biranga, ajya hanze mu Buhinde biranga. Agarutse mu Rwanda abonye birangiye, ahamagara wa muvugabutumwa. Muvugabutumwa aramubwira ati rero nshuti, ndashaka ko unsengera, meze nabi nsengera. Umuvugabutumwa aramubwira ati ariko ujya kujya hanze kwivuza, ntabwo nari nakubwiye ko ugomba kubanza kwihana, kubera yuko Imana yaguhaye igihano kubera ko wayisuzuguye. Umugabo aravuga ati rwose mbabarira unsengera, ariko cyari igihano cy'Imana nyine. Hanyuma ngo umugabo ntiyanagira na wa mutima wo kwihana, ahubwo agakomeza ashaka gupinga ibintu gusa mu mutima, kuko Imana yireba mu mutima. Ashobora kuba yarahamagaye umuhanuzi ngo amusengere, agira gusa ngo arebe nyine, ngo abigerageze. Umuhanuzi ari gusenga, ngo Imana iramusura, ngo iramubwira ngo uyu mugabo mubwire ko nyuma y'iminsi 7 ari bupfe. Abibwira umugore, nyuma y'iminsi 7 koko birangiye, umugabo aza gupfa. Kubera iki? Ikigeragezo cy'igihano cy'Imana, nubwo yaba umuhanuzi umeze gute, Imana nikubuza ikintu ukagikora, izaguhana. Kandi niguhana, ntabwo uzigera usengerwa n'umuntu uwo ari we wese. Nta n'umuntu ushobora guhindura uwo mugambi w'Imana. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 31 umurongo wa mbere, muze kuhasoma. Haranditse ngo, hari amagambo avuga ngo bazabona ishyano abasubira muri Egiputa, bakiringira amagare yaho ko ari menshi, bakiringira abagendera ku magare yaho ko bakomeye cyangwa bafite imbaraga cyangwa ari abanyamaboko, ngo hanyuma bakirengagiza Uwiteka. Hanyuma ijambo rikavuga ngo Imana nayo ngo izi ubwenge, niko ijambo rivuga ku murongo waho wa 3, ngo Imana izi ubwenge, ngo izabahana, ngo kandi ngo ikigerageza izabaha, ngo ntabwo izigera yivuguruza. Ibi bishatse kuvuga iki? Gusubira muri Egiputa ni ugusubira mu byo wavuyemo, muri bya byaha, muri ya mibabaro yose wanyuzemo, ukabisubiramo, ukavuga ngo hahandi nanyuze nubwo hari hababaje, ariko hari ingabo zikomeye. Bya bindi nanyuzemo nubwo byari bigoye, ukavuga ngo reka nsubire inyuma nongere njye kwinezeza muri bya bindi. Nusubira inyuma ukibagirwa Uwiteka, nawe azaguhana. Ariko numugarukira mwene data, Imana izakugirira neza kandi izagukomeza. Narindimo mvuga ngo ikigeragezo kitari igihano kiba gihagarariwe n'umugisha. Kandi Imana niguha ikigeragezo, izaguha ikigeragezo gihuye neza n'icyo ushobora. Unyurwe rero n'uwo mutwaro wikoreye. Hanyuma umwana iyo amaze gukura, Imana imaze kumugerageza, Imana imaze kubona ko ashyitse, bya bigeragezo yabinyuzemo, Imana ibona atangiye gukura, noneho itangira kumutuma, ikamwohereza, ikamureka akagenda. Kuko umwana iyo amaze gukura, umubyeyi ntabwo aba akimwukurikirana ngo amenye ngo umwana yaraye, ngo amenye ngo umwana bimeze gute. Niba uri umugabo, uyu munsi hari abantu bamaze gukura, umubyeyi wawe atazi ngo ubahe. Yes, benshi bibera mu mageto hano i Kigali, kuko umubyeyi yamenye ngo umwana wanjye yarakuze, noneho ashobora kwishabikira, ashobora gushakisha. Kandi nawe niba uri umwana w'umutima, ushobora kubona amafaranga ukavuga uti mama namusize mu cyaro, reka mufashe, ukamufasha, akavuga ati narareze. Imana rero nayo iyo umaze gukura itangira kugutuma. Niho hahandi iguha impano zitandukanye, ikakubwira ati genda uririmbe, genda ubwirize, genda uhanure, kandi uhanure nk'uko wategetswe. Imana igatangira kugutuma. Rero
kwakira Yesu bifite step zitandukanye umuntu anyuramo, ariko iyo umaze noneho gukura Imana iragutuma igatangira kugukoresha umurimo wayo. Imana ijya guhamagara Mose mu Kuva, urasoma mu Kuva, urabisanga mu Kuva ibice 4, usome ibice 3 n'ibice 4, uraza gusanga umuhamagaro Imana yahamagaye Mose. Uyu Mose yamuhamagaye imubwira ngo ajye kubohoza Abisirayeli uburetwa bari barimo muri Egiputa. Ubundi turebye ukuntu byagenze, Abisirayeli kugira ngo bagire muri Egiputa byaciye mu nzira ndende cyane. Imana yasezeranyije Aburahamu kera cyane, imusezeranya isezerano, iramubwira ngo Aburahamu uzaba sekuruza w'amahanga. Ibibwira Aburahamu, yabimubwiye Aburahamu ageze mu myaka hafi 75 nta mwana aragira, kandi ikindi Sara umugore we w'isezerano yari ingumba. Ariko Imana ni igitangaza. Ubu uyu munsi hari umuntu Imana ishobora kubwira, ikabwira ati nzakugirira neza, akumva ntibishoboka. Wari uzi ko Aburahamu Imana yamubwiye isezerano ry'umwana agize imyaka 75, umugore wari ingumba nawe ashaje, Imana imusezeranya umwana. Aburahamu arabyizera. Hanyuma Imana iza kumuha umwana mu bintu bigoranye, kuko Aburahamu yakomeje gushaka kwirwanirira. Murabizi yafashe umuja we aramurongora, babyarana umwana witwa Ishimayeli, ariko Imana amubwira ngo si ibyo. Irangije iza kumusura, yohereza abamarayika, baraza baramusura, arabakira. Mujye mugira umwete wo kwakira abashyitsi, kuko mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa mbere haravuga ngo mugire umwete wo kwakira abashyitsi. Buriya abashyitsi ni umugisha, nuba unafite urugo nujya ubona abashyitsi ujye ubakira neza. Abashyitsi ni umugisha, uzajya ubagiraho umugisha, kandi ntukirengagize abashyitsi rwose. Mugire umwete wo kwakira abashyitsi. Aburahamu yakira abamarayika, arababagira ikimasa, arabatekera. Ngo bamaze kurya, bamaze guhaga, ngo babwira Aburahamu, baramubwira ngo kindi gihe nk'iki uzaba ufite umwana w'umuhungu, uzamwite Isaka. Sara ngo abyumvishe, ngo araseka ye. Sara yarabyumvishe, araseka, arabata, ariko iyi Imana ya Aburahamu, Imana ngeze muri iyi myaka ndagakecuru, ngo nzabyara umwana di. Araseka. Ariko umugambi w'Imana ntabwo uzita kuri ayo maseka yawe. Niba wumva bidashoboka, Imana yibona ko bishoboka, kandi izabikora kuko ishobora byose. Ndi ku ijambo rivuga ngo Imana yaraguhamagaye ngo uyikorere, wikwitinya. Icyo ufite cyose nubwo cyoroheje, Imana izagikoresha iby'ubutwari. Aburahamu arangije umwaka utashye, abyara umwana koko, amwita Isaka. Mwumva ukuntu Imana itangaje. Imana ngo amaze gukura, ngo iramuhamagara, amubwira ngo Aburahamu we, ndashaka yuko untambira igitambo. Aburahamu ati rwose Mana urabizi ko ngukunda, igitambo wansaba nta kibazo ndakiguha. Imana iramubwira ngo ndashaka ko untambira umuhungu wawe. Beneda, uretse na Aburahamu, nawe ubwawe uyu munsi Imana ikubwiye ngo reka tureke no kuvuga byinshi. Imana ikubwiye ngo iyo telefone utunze waguze, sinzi ayo wayiguze, cyangwa iyo mashini uri kureberaho iyi video, ngo aka kanya uyifate, ngo uyimene, uyikubita hasi uyimene. Si n'ikintu kigoye, uyikubita hasi uyimene. Ndakubwiza ukuri, watinda kubyakira. Sinkubeshye, watinda kubyakira. Ngaho Imana ikubwiye gutya ndi kuvuga, nkabanga Imana irambwiye ngo iyo telefone ufite yikubite hasi uyimene, niko Imana itegetse. Ibyo bintu wabikora, kandi ni ibintu byoroheje. Ariko ibaze Imana kubwira Aburahamu ngo uwo mwana naguhaye mu zabukuru, genda umuntambire. Aburahamu ndamukunda cyane, agira kwizera. Arangije ntiyashidikanya, ngo afata umwana amushyira imbere. Uyu mwana Isaka ari imbere, ngo bari kugenda yikoreye inkwi, bafata umushyo, bafata umuriro, baragenda. Ngo bagiye kugera ku gicaniro, ngo umwana baza se, aramubaza ati ariko papa, ko mbona dufite inkwi, tukaba dufite umuriro n'icyuma, ese igitambo kirihe? Mbega ngo aramukomeretsa. Aburahamu azi ibyo agiye gukora, umwana ntabwo abizi, ariko Aburahamu agira kwizera. Beneda, kwizera k'umukiranutsi kurarema. Mwitonde. Niba uzi ko ukijijwe, niba uzi ko Imana yaguhamagaye, jya witondera ayo magambo uvuga. Abantu nkunda kubabwira, ukumva umuntu abwiye umwana we ngo wagicushwe, wakwitonze mwene data.
ayo magambo watura ngo ariko ngo iki kigoryi ngo narabivuze wa kigoryi we ngo ubundi ngo ugira ubwenge wa mwana we, uri kubwira umwana wawe ngo ni ikigoryi, ejo natangira guta inkonda nibwo uzabimenya. Komeza umwatureho ibyo. Ijambo ry'umukiranutsi rirarema. Uzabimbaze ngiye mbifitiye gihamya. Ijambo ry'umukiranutsi rirarema. Ujye witondera amagambo uvuga. Ngo Aburahamu ahagarara mu kwizera ngo aravuga ngo mwana wanjye humura, Imana iri bwishakire igitambo. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yavuze ku kwizera, aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Ni mu Baheburayo igice cya 11 haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa tudashidikanya ko bitazaba, ngo kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari ukuri. Ubundi kwizera gutandukanye n'icyo twakwita ibyiringiro. Ibyiringiro ubundi umuntu yiringira ikintu bitewe n'icyo yabonye hambere. Yes, wiringira ikintu bitewe n'icyo wabonye hambere. Uyu munsi nshobora kukubwira ngo nimugoroba ndaza kugusura, kubera yuko wambonye ndi kugenda ndi muri Kigali, wambonye muri Kigali, ushobora kuvuga uti ndabyizeye cyangwa se nta nubwo ari ukwizera, niringiye ko uyu muntu I have what I can call like faith. Niringiye ko uyu muntu ashobora kuza koko kuko namubonye muri Kigali, nzi ko atuye hano hafi aransura. Ariko reka mbabwire, uyu munsi umuntu aramutse ari muri Amerika akaguha Amerika ugira hano mu Rwanda mu minota 30 ntago waba uhageze. Ibyo ntibishoboka. Jista kikubwira iryo jambo ntushobora. Niba mbeshya simbizi, ariko nzi ko nkurikije ubwenge bwanjye ntago ushobora kwizera ibyo bintu, nta nubwo ushobora kubyiringira. Ntago ushobora kwiringira ko umuntu uri muri Amerika mu minota 30 araba kugezeho. Ariko ibyo bintu birashoboka hamwe no kwizera. Iyo wizeye ibyo bintu birashoboka. Wari uzi ko Imana ishobora kubikora uwo muntu mu minota 30 akaba kugezeho? Imana irabishobora. Yes, irabishobora. Sinzi ngo bishoboka gute, sinzi n'inzira byacamo. Numakanya ngo ntibishoboka, ndaza kukubaza ikibazo. Ese uribuka igihe Yesu yabwiraga abigishwa be ngo aba bantu ni mwebwe muri bubagaburire? Muribuka amagambo bamusubije? Baramubwiye ngo mwami basezerere batahe kuko dusigaranye amafi 2 n'imigati 5. Ko mwize ko hari abanyabwenge benshi, hari abantu bize, ninde ushobora kunsobanurira uburyo Yesu reproduction process Yesu yakoresheje kugira ngo ifi 2 zamaze kugera mu mavuta zihiye zibyara izindi fi zihaza 5,000 basigaze intonga 12? Ni igiki ushobora kunsobanurira cyavuga ko imigati iyi ngiyi y'ifarini ishobora kubyara indi migati, imigati ikagenda igahaza abantu 5,000? Ariko abantu 5,000 urabazi cyangwa ntago basobanukiwe? Uzagenda muri gare wenda hano Nyabugogo cyangwa no muri gare yo hafi y'iwanyu, urebe abantu barimo, bari abantu nta nubwo baba barenze 1,000, nta nubwo baba bageze mu 1,000, urebe ukuntu bangana. Ngaho none bakubwire ngo bagaburire, reka tureka no kuvuga ifi 2, bagaburire umufuka w'imigati. Reka tureka no kuvuga imigati 5 cyangwa ifi 2, umufuka w'imigati wayibagabanya gute? Bari abantu baba bari muri gare, none yibaze 5,000 gaburira abantu 5,000 amafi 2. Rero niba wakana ko ibyo bintu bishoboka ko umuntu mu minota 30 yaba kugeza avuye muri Amerika, ngahambwira process Yesu yakoresheje afata amazi akavamo divayi. Yes, rero nta kinanira Imana. Ngo Aburahamu yizera mu mutima we, aravuga ngo nubwo ibintu ntabireba, nubwo icyo gitambo ntakibona, ariko ndabyizeye. Bagera ku gicaniro aracyubaka neza, ashyiraho umwana nawe amubera imfura, aremera, aramuzirika. Amaze kumuzirika amushyira ku gicaniro, hanyuma amanika umushyo ngo amutere. Kandi Imana ireba mu mutima koko, ibona Aburahamu arizeye, aravuga ati Imana yampaye uyu nguyu ngeze mu zabukuru izampa n'abandi. Imana iramubwira ngo Aburahamu we, nabonye kwizera kwawe, witera uwo mwana icyuma, reba hariya ahabona intama, ayitambira Imana. Hanyuma twihuse, uyu Isaka nawe yaje kubyara abana, abyara uwitwa Esawu na Yakobo. Mbere yuko ababyara, Imana yari yahaye isezerano nyina wababyaye
mu isezerano iramubwira ngo mu nda yawe harimo amahanga abiri, harimo amahanga abiri, ayo mahanga azarutana kandi umukuru azaba umugaragu w'umuto. Abana bamaze kuvuka, Bibiliya itubwira neza ko ngo uwitwa Esawu yabaye umuhigi, hanyuma uwitwa Yakobo ngo yagumaga mu mahema akagumana na nyina. Natangiye mbabwira ngo umubyeyi agereranywa n'itorero. Kugumana na nyina mu mahema bivuze ko yagumaga ari kumwe na nyina nyine aganira nawe, kandi iyo uri kumwe n'umubyeyi wawe arakuganiriza. Umunyarwanda umwe yaravuze ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Birumvikana ko Isaka yaganiraga na nyina, nyina akamumenera ibanga, akamubwira ati mwana ujya kuvuka byari bimeze gutya, byari bimeze gutya, Imana yavuze ibi n'ibi, wavutse ufashe agatsinsino ka mukuru wawe, hari icyo Imana yakuvuzeho. Hanyuma Esawu we akibera muri iyo mihangayiko y'isi. Hanyuma ngo umunsi umwe Esawu arataha avuye guhiga, yabuze umuhigo, inzara imwishe. Yakobo rero yari yatetse, ngo Bibiliya yaransekeje, uzi ko ngo yari yatetse ibishyimbo, ngo ni ibishyimbo yari yakaranze ngo bitukura, si n'inyama ni ibishyimbo, simple ibishyimbo. Ngo aramubwira ngo wampaye kuri ibyo bishyimbo. Umwana nawe kuko yari yaraganiriye na nyina, yaramenye icyo ubutware buvuze, ngo aramubwira ngo kugira ngo nguhe kuri ibi biryo cyangwa kuri ibi bishyimbo urabanza undahire ko umpaye ubutware bwawe. Undi nawe aramubwira ati ariko ubwo butware uvuga bumariye iki n'iyi nzara? Mwene da, iri jambo reka nditindeho kuko hari impamvu Imana irizanye. Ntugasuzugure ubutware bwawe. Niba Imana yaraguhaye ubutware bukoresha, ntusuzugure ubutware bwawe. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana yaraguhamagaye kandi irashaka kuyikorera, kandi ntiwisuzugure ngo usuzugure icyo ufite, kubera yuko icyo Imana izagukirisha ntabwo ari igikomeye. Imana yaguhaye ubutware igushyira mu murimo w'Imana ngo uyikorere, ariko urisuzugura ukanga gukorera Imana, ukagura. Ndabibwira abakobwa, umusore akagutereta kubera ko umaze igihe utarabona umukunzi. Hari abantu bakomeretse bagakomerekera mu rukundo, ugakundana n'umuhungu akaguhemukira, ugakundana n'undi akaguhemukira, urabona ugeze mu myaka 35 utarabona umugabo, warihebye. Umuhungu akaza akubwira ati dukundane, mugakundana, yarangiza icyo Imana iguteganyiriza urakizi, yaranakikubwiye, akakubwira ati ndashaka ko turyamana. Nuramuka ukoze iryo kosa uzaba uguranye ubutware bwawe ifunguro ry'umunsi umwe. Ingo nyinshi zubakiye ku kintu cy'ikinyoma. Umugabo umwe witwa Antoine Rutayisire, ndamukunda cyane, yaravuze ngo hari abantu benshi ngo bakomeza kuvuga ngo bari bazi ko ngo ingo zabo zizaba ijuru rito, ngo ariko ngo basanze atari ijuru rito. Arangije aravuga ngo mbese uratekereza ko urugo rwawe ruzaba ijuru rito uri umusambanyi? Urugo rwanyu rwubakiye ku musingi w'ubusambanyi. Mbere yuko mubana mwarabanje muraryamana, uribwira ko ijuru ribamo abasambanyi? Iyo Mana yagushyira mu ijuru uri umusambanyi, yo yaba ari Imana ki? Uri umujura, urabeshya, uri inkozi y'ibibi, ngo none urashaka kuba mu ijuru rito. Rero ndakwinginga kugira ngo uzirinde, ntukagurane ubutware bwawe ngo ubuguranishe ifunguro ry'umunsi umwe. Esawu aramubwira ngo ndakurahiye ngo uhaye ubutware, arabumuha, amuha ibiryo. Hanyuma twihuse ngo nyuma y'igihe umubyeyi wabo Isaka amaze gusaza, ajya kubaha umugisha. Ibyabaye byose ngira ngo abantu barabizi. Ngo uwitwa Esawu yagiye gushaka umuhigo ngo azanire se amuhesha umugisha. Hanyuma nyina wa Yakobo nawe akora uburiganya, aramufata, amwambika uruhu, amushyira se, ateka ibiryo arabimuhereza, bishyira se. Isaba ari waho umugisha kubera ko yari afite bwa butware yabonye cyagiye. Esawu agarutse asanga umugisha warangiye, ahabwa umuvumo. Muzabisome, biri mu Itangiriro, sinibuka ibice neza ariko biri mu Itangiriro, muzabibona. Hanyuma uyu Isaka niwe waje uyu Isaka yitwaga umuriganya. Uyu Yakobo
niwe witwaga umuriganya, yaje guhindurirwa izina yitwa Isiraheli. Yitwa Isiraheli, hanyuma aza kubyara abana bagera muri 12 harimo uwitwa Yozefu. Yozefu akura afite ikintu cy'impano yo kurota, Imana ikamuhishurira byinshi, ikamwereka yabaye umutware, akabibwira barumuna be bakamugirira ishyari. Ahangaha nimagera ndaza kuvuga akantu kavuga ngo abantu impamvu bakugirira ishyari, impamvu bakwirukaho bakaba banatuma usubira hasi, nuko bo bakurebera muri present ariko ntago bazi future yawe, ntago bazi ngo kuba bari kukwirukaho bizakugeza he. Uyu munsi Imana iramutse iguhishuriye ko bari kukwirukaho ariko bizatuma ugera ku ntego wihaye cyangwa aho wifuza kugira, washimishwa nuko bakwirukaho. Yes, reka mbivuge muri ubu buryo. Imana iramutse ikweretse ko iyo telefone utunze, reka nyitanga urugero nakunze kuyivuga, iyo telefone yaguhenze, Imana iramutse ikweretse ko bagiye kuyikwiba, ariko nibamara kuyikwiba uri bubone indi ikubye inshuro 3 agaciro k'iyo ngiyo ufite, ndamye nashidikanya ko washimishwa nuko bayikwiba, ahubwo wabwira Imana uti Mana wamfashije bakayinyiba nkabona iriya telefone ndi kubona uri kunyereka. Yes, rero Imana iza guhishurira bene se wa Yozefu ko niba muta mu rwobo bakamugurisha muri Egiputa azagira akaba umutware, ntago bari kubikora, ariko kuko bari babihishwe barabikoze baramugurisha. Hanyuma uyu Yozefu ngo baramufata baramugurisha, ajya muri Egiputa. Ageze muri Egiputa inzara iza gutera mu gihugu cyabo, yimura umuryango wose uraza ugera muri Egiputa. Ndihuta cyane. Bageze muri Egiputa, Abisiraheli baragwira kuko Yakobo yazanye n'imiryango ba Benyamini bose baraza bagera muri Egiputa barahaba, ariko bahaba uwitwa Yozefu ahari. Hanyuma ngo barororoka baze kuba benshi. Noneho umwami wari uzi Yozefu aza gutanga, Farawo wari uzi Yozefu aza gutanga, na Yozefu birumvikana aza gupfa, hanyuma hima undi mwami utazi Yozefu. Aha niho haje ikibazo rero. Abisiraheli bajya mu buretwa, barakubitika, baratotezwa bikomeye. Bamaze gutotezwa ngo bakajya batakira Imana. Umunsi umwe ngo umwami abonye bamaze kugwira, atanga itegeko aravuga ngo umwana wese uzajya uvuka bajye bamwica. Atanga itegeko mu bitaro aravuga ngo nimujya kubyaza Abaheburayo mujye mumfata abana mu bice. Uwitwa Zipora n'undi muganga umwe ngo babyaza Abisiraheli ngo bakabarika bakabaho. Umwami aza kubabaza atase ibi itegeko natanze ko mutarikurikiza. Biga ubwenge baravuga ngo ababyeyi b'Abaheburayo ni abanyembaraga, iyo bari kubyara baribyaza tukabona byarangiye. Hanyuma umwami ntibyamunyura, icyakora Zipora we na mugenzi we Imana ibaha umugisha ku bw'icyo bakoze. Hanyuma Abisiraheli, Farawo aza gutanga irindi tegeko aravuga ngo umwana wese uzajya uvuka mujye mumwica. Hanyuma havuka uwitwa Mose. Avutse nyina aramufata amushyira mu kato, ubwo Farawo agiye koga arahamusanga aramufata, abona mushiki wa Mose aramubaza ati se uyu mwana ni gute namurera? Izo nkuru murazizi cyangwa n'abatazizi muze kuzisoma. Aramubwira ati uyu mwana nagushakira umurera, ngo wa mukobwa aragenda azana nyina wa Mose aba ari umwonsa, ndetse iryo zina Mose ni n'umukobwa wa Farawo wari mwise, aba ari umwonsa kandi amwonsa akorera n'ibihembo. Mose akurira muri Egiputa, arangije umunsi umwe ngo asura Abayisiraheli aho bari gukorera uburetwa babumba amatafari, abona umunyegiputa arimo kubita umwisiraheli, ngo arangije areba hirya areba hino, abonye ntawe umubona yica wa munyegiputa amuhisha mu mucanga. Ku munsi w'ejo agarutse asanga Abaheburayo barimo baratongana ari babiri, arangije arababaza ati kuki mutongana? Umwe aramusubiza ngo mbese urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose amenya ko ibintu byamenyekanye, arahunga agera mu gihugu cy'Imidiyani. Arangije ahura n'umugabo witwa Yetiro, aza no kumushyingira umukobwa we, hanyuma ngo akajya aragira intama ze. Impamvu yatumye mvuga kuri iyi nkuru yabaye ndende,
nayivugaga ngira ngo ngere ahantu Imana yahamagaye Mose. Hanyuma ngo Mose aragiye intama, birumvikana umushumbi yaragiye aragize inkoni, abafite inkoni aragiye intama ngo abona igihuru kirimo kiraka ariko ntigikongoke. Mose abonye ibyo bintu ngo atambikishwa, niko birivuga ngo atambikishwa no kujya kureba impamvu igihuru cyaka ntigikongoke. Nta n'ikindi cyajyanye Mose, nta nubwo yatekereje iby'Imana, yatekereje ariko kiriya gihuru ko cyaka ntigikongoke bimeze bite. Atambikishwa no kujya kureba impamvu. Ngo ahagere yumva ijwi rimuhamagara ngo Mose, Mose, kwetura inkweto zawe kuko aho ugeze arahera. Tayari Imana iramuhamagaye. Imana iyo iguhamagaye igusaba kwiyambura ya myambaro mibi kuko uba utangiye kugera mu muhamagaro wayo. Hanyuma ngo Imana yamubwira ngo Mose, numvishe gutaka kw'Abisirayeli banihishijwe n'umubabaro, rero nabyumvishe bigira ku mutima wanjye, ndashaka kujya kubabohoza. Mose aramubaza ati Mana, ndabizi ko Farawo ari umuntu ukomeye, ese nzamushobozwa n'iki? Cyambere Mose yabajije Imana, yarayibajije ngo bazamenya ko ari nde wantumye, nzababwira ko ari nde. Imana imubwira izina ryayo, iramubwira ngo nitwa ndiho, nduwo ndiwe, njyewe ndiho. Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana ya sokuruza wanyu niyo igutumye kubohoza Abisirayeli, uzababwire ko ari ndiho. Arayibaza ikintu cya kabiri, arayibaza ngo ko nta kimenyetso mpaye bazemezwa n'iki yuko ari wowe wantumye? Aha rero tugeze, niho hahandi nshaka ko tuvuga. Havuga ngo icyo ngicyo ufite n'ubwo ugisuzugura nicyo Imana izakoresha igukiza. Imana ibaza Mose ngo ufite iki mu ntoki? Arayisubiza ati mfite inkoni. Birumvikana ko Mose yari yarasuzuguye iriya nkoni, ndetse n'Imana iyimubaza yumvaga ari ikintu gisuzuguritse. Aramubwira ngo mfite inkoni. Imana iramubwira ngo iyo nkoni yishyire hasi. Mose yashyize hasi hinduka inzoka. Iramubwira ngo ongera uyifate. Arayifata ibi inkoni. Imana iramubwira ngo uzagende ukora icyo gitangaza. Imuha n'ibindi bimenyetso, ariko inkoni niyo yamuhayeho ikintu cyo gukirisha Abisirayeli. Bene data, byari bigoye kugira ngo Mose yizere ko inkoni ishobora kubohoza Abisirayeli. Kubera iki? Kubera ko Mose yakuriye muri Egiputa, azi igisirikari, yize muri Egiputa, azi imbaraga Farawo afite n'igisirikari cye ndetse n'intwaro bafite. Ariko Imana yamubwiye ngo ajyane inkoni niyo azakoresha akirisha Abisirayeli. Mose yumvishe bigoranye, atangira kuzana impamvu. Mana, ntabwo nzi kuvuga, urabizi ko mvuga ndidimanga, biriya byose byari ugutatona kugira ngo Imana yahamagaye uwitwa Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, ndashaka kujya kumvugira. Yeremiya abwira Imana, arayibwira ngo Mana, ntabwo nabishobora kuko ndi umwana. Imana amubwira ngo hoya, ntabwo uri umwana, genda, kubera yuko icyo nzategeka nzakigushyiramo kandi uzavuga nk'uko nagutegetse. Imana yabwiye Gideyoni, iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, kubera yuko uzakiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Uyu mugabo witwa Gideyoni yumvishe Imana imutumye, agerageza kwirwanirira, afata abasirikari benshi abashyira nzira ngo bagende. Imana iramubwira ngo hoya, bajyane ku kagezi. Ageze ku kagezi iramubwira ngo itegereze. Batangira kunywa amazi. Imana iramubwira ngo abaja bagize indimi ntubajyane. Imana itoranya abantu 300. Imana ntabwo ikorera ubwinshi bw'abantu. Wikwiringira amafarashi, wikwiringira amagare. Icyo kintu ufite nubwo cyoroheje, n'iki Imana izagukirisha, n'iki izakoresha umurimo wayo. Mose nubwo yari afite inkoni, iriya nkoni niyo yakoresheje ngo yageze muri Egiputa, yayikubita hasi hakazamuka inda zigatera Abanyegiputa, Abisirayeli batuje. Yayikubita hasi mu mazi hakavamo ibikeri bigatera Abanyegiputa. Yayikubita hasi amazi agahinduka amaraso. Ayikoresha ibitangazo bitandukanye. Iriya nkoni bakura muri Egiputa, baragenda ngo bageze no ku nyanja itukura, ayirambura hejuru y'amazi, Abisirayeli barambuka. Ageze ku rutare babuze amazi, inkoni ayikubita ku rutare, havamo amazi, Abisirayeli baranywa bashira inyota.
bene data, Imana yaraguhamagaye ngo uyikorere icyo kintu ufite, iyo mpano yaguhaye, ubwo buntu yakugiriye bukoreshe neza nshuti yanjye. Icyo Uwiteka gushakaho ni ugukiranuka ukamwumvira gusa, kubera ko icyo ufite nubwo ugisuzugura, humura, Imana izagikoresha kandi izagukoresha iby'ubutwari. Nuyegera, nuyizera, izakugirira neza. Twasomye amagambo avuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu, kubera yuko bahamagawe bakomeye ari bakeya, ntabwo ari benshi. N'abanyabwenge bahamagawe ntabwo ari benshi, ahubwo ngo Imana yatoranije abaswa, itoranya abanyantege nke, kugira ngo ikoze isoni abahanga n'abanyabwenge, kandi ikoze isoni abanyembaraga, ngo kandi kugira ngo ishyire hejuru ibinyantege nke n'ibisuzugurwa byo mu isi. Yahamagaye ba bandi b'abaswa, nibo yahamagaye. Rero wikwisuzugura ngo wumve yuko woroheje, ngo wumve ngo kuko ntize ntabwo Imana yankoresha. No, Imana yaraguhamagaye ngo uyikorere, ubwo buntu yakugiriye bukoreshe neza. Icyo agushakaho ni ugukiranuka, kandi Imana nijya kugukiza ntabwo izakenera amaboko, ntabwo izakenera imbaraga z'abantu, ntabwo izakenera bya bindi byose. Aka kantu reka nkavuge. Ubundi hari abantu batekereza ko Imana kugira ngo iguhamagare bishobora gusaba ko uba ufite imbaraga runaka. Ndongera ngasubiremo, nakavuze dutangira, ariko reka ngo subiremo. Imana ntihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Uyu munsi Imana ishobora kuguhamagara ubona uri umunyantege nke. Saba Imana ikuzuza umwuka wera, niwe uzagukomeza kandi niwe uzatuma ugendera mu nzira Imana ishaka, kandi uzagushoboza n'ibyo utakwishoboza. Imana yaraguhamagaye rero, yikorera umurimo wayo kandi uyikorera ushikamye, kubera yuko uri umunyembaraga, uri uw'agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Humura, yikorera umurimo, nayo izakugirira neza. Twavuze byinshi, twaganiriye byinshi, ariko ndakwinginga kugira ngo ukomeze kwizera. Uwirata yirata Uwiteka, niko twasomye ku murongo wa 31 mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku 31. Uwo wa 31 wari wanditse uvuga ngo kugira ngo ijambo ryanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka risohore. Imana rero yahamagaye abaswa, yahamagaye abanyantege nke, kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge n'abanyembaraga, kandi kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo uwirata yirata Uwiteka. Mwakoze rero, reka dusengere muri iri jambo. Imana iguhe umugisha wowe ukurikiranye iri jambo, kandi iri jambo nizeye nashidikanya ko riri bugire icyo rihindura mu buzima bwawe. Imana niriherekereshe imbaraga zayo, kandi niba wumva wari wisuzuguye, wumva Imana itagukoresha, ndumva twavuze byinshi. Imana nikugirire neza, nigusure, nikuganirize, kandi iri jambo nirigukomeze. Iri jambo nirigira icyo rihindura mu mutima wawe, iri jambo nirigira icyo ryubaka mu mutima wawe, kandi iri jambo rigira icyo riguhinduraho. Niba utarakizwa, wakire Yesu, kubera yuko igihe kirageze ngo abantu bave mu byaha, bakire Yesu, bahindukirire Imana, bayikorere. Reka dusenge. Imana, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Ndagushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya, ndagushimiye ko watugiriye neza, tuganiriye amagambo yawe, tubonye umuhamagaro uhamagara abantu, ko abanyabwenge atari bo wahamagaye, ahubwo wahamagaye abaswa n'ibinyantege nke byo mu isi, gukoza isoni abanyabwenge. Muri ibyo yararimbye aravuga ngo ibyahishwe abanyabwenge byasobanuriwe abaswa, kugira ngo hatagira birata ubwenge bwabo. Ndakwinginze kugira ngo uyu muntu wakurikiranye iri jambo umurinde kwishyira hejuru, kuko ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Turinde kwishyira hejuru, turinde kumva yuko dukomeye, twicishe bugufi, twumve ko tworoheje, hanyuma udukoreshe, umugambi wawe usohore ku buzima bwacu. Ikindi turakwinginze kugira ngo wambike imbaraga buri wese ukurikiranye iri jambo, kandi ijambo ryawe nirigende rikore umurimo ryahamagariwe gukora. Iri jambo unyujujemo kubwira aba bantu bakurikiranye iyi channel yacu,
ubahereze umugisha bumvire ijambo kandi ribakomeze rihindure ubuzima bwabo. Bana natwe tugirire neza, imbabazi n'ubuntu bwawe no gufashwa n'umwuka wera bibe muri twebwe mu izina. Amerika ugera hano mu Rwanda mu minota 30 ntago waba uhageze, ibyo ntibishoboka. Jista kikubwira iryo jambo ntushobora. Niba mbeshya simbizi, ariko nzi ko nkurikije ubwenge bwanjye ntago ushobora kwizera ibyo bintu, ntago ushobora kubyiringira. Ntago ushobora kwiringira ko umuntu uri muri Amerika mu minota 30 araba kugezeho. Ariko ibyo bintu birashoboka hamwe no kwizera. Iyo wizeye ibyo bintu birashoboka. Waruzi ko Imana ishobora kubikora uwo muntu mu minota 30 akaba kugezeho? Imana irabishobora. Imana irabishobora. Yes, irabishobora. Sinzi ngo bishoboka gute, sinzi n'inzira byacamo. Numakanya ngo ntibishoboka, ndaza kukubaza ikibazo. Ese uribuka igihe Yesu yabwiraga abigishwa be ngo aba bantu ni mwebwe muri bubagaburire? Muribuka amagambo bamusubije? Baramubwiye ngo mwami basezerere batahe kuko dusigaranye amafi 2 n'imigati 5. Aha, ko mwize ko hari abanyabwenge benshi, hari abantu bize, ninde ushobora kunsobanurira uburyo Yesu yakore reproduction process Yesu yakoresheje kugira ngo ifi 2 zamaze kugera mu mavuta zihiye zibyara izindi fi zihaza 5,000 basigaze intonga 12? Ni igiki ushobora kunsobanurira cyavuga ko imigati iyi ngiyi y'ifarini ishobora kubyara indi migati, imigati ikagenda igahaza abantu 5,000? Ariko abantu 5,000 urabazi cyangwa ntago basobanukiwe? Uzagenda muri gare wenda hano Nyabugogo cyangwa no muri gare yo hafi y'iwanyu urebe abantu barimo, bari abantu ntago baba barenze 1,000, ntago baba bageze mu 1,000, urebe ukuntu bangana. Ngaho none bakubwire ngo bagaburire, reka tureka no kuvuga ifi 2, bagaburire imifuka, umufuka w'imigati. Reka tureka no kuvuga imigati 5 cyangwa ifi 2, umufuka w'imigati wayibagabanya gute? Bari abantu baba bari muri gare, none yibaze 5,000, 5,000. Gaburira abantu 5,000 amafi 2. Rero niba wakana ko ibyo bintu bishoboka ko umuntu mu minota 30 yaba kugeza avuye muri Amerika, ngahambwira process Yesu yakoresheje afata amazi akavamo divayi. Yes, rero nta kinanira Imana, nta kinanira Imana. Ngo Aburahamu yizera mu mutima we, aravuga ngo nubwo ibintu ntabireba, nubwo icyo gitambo ntakibona, ariko ndabyizeye. Bagera ku gicaniro aracyubaka neza, ashyiraho umwana nawe amubera imfura, aremera, aramuzirika. Amaze kumuzirika amushyira ku gicaniro, hanyuma amanika umushyo ngo amutere. Kandi Imana ireba mu mutima koko, ibona Aburahamu arizeye, aravuga ati Imana yampaye uyu nguyu ngeze mu zabukuru izampa n'abandi. Imana iramubwira ngo Aburahamu we, nabonye kwizera kwawe, nabonye kwizera kwawe, witera uwo mwana icyuma, reba hariya ahabona intama, ayitambira Imana. Hanyuma twihuse, uyu Isaka nawe yaje kubyara abana, abyara uwitwa Esawu na Yakobo. Mbere yuko babyara, Imana yari yahaye isezerano nyina wababyaye. Mu isezerano iramubwira ngo mu nda yawe harimo amahanga 2, harimo amahanga 2. Ayo mahanga azarutana kandi umukuru azaba umugaragu w'umuto. Abana bamaze kuvuka, Bibiliya itubwira neza ko ngo uwitwa Esawu yabaye umuhigi, hanyuma uwitwa Yakobo ngo yagumaga mu mahema akagumana na nyina. Natangiye mbabwira ngo umubyeyi agereranywa n'itorero. Kugumana na nyina mu mahema bivuze ko yagumaga ari kumwe na nyina nyine aganira nawe, kandi iyo uri kumwe n'umubyeyi wawe arakuganiriza. Umunyarwanda umwe yaravuze ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Birumvikana ko Isaka yaganiraga na nyina akamumenera ibanga, akamubwira ati mwana ujya kuvuka byari bimeze gutya, byari bimeze gutya, Imana yavuze ibi n'ibi, wavutse ufashe agatsinsino ka mukuru wawe, hari icyo Imana yakuvuzeho. Hanyuma Esawu we akibera muri iyo mihangayiko y'isi. Hanyuma ngo umunsi umwe Esawu arataha avuye guhiga, yabuze umuhigo, inzara imwishe. Yakobo rero yari yatetse, ngo Bibiliya yaransekeje, uzi ko ngo yari yatetse ibishyimbo, ngo ni ibishyimbo yari yakaranze, ngo bitukura, si n'inyama ni ibishyimbo, simple ibishyimbo. Ngo aramubwira ngo wampaye kuri ibyo bishyimbo. Umwana nawe kuko yari yaraganiriye na nyina, yaramenye icyo ubutware buvuze, ngo aramubwira ngo
kugira ngo nguhe kuri ibi biryo cyangwa kuri ibi bishyimbo urabanza undahire ko umpaye ubutware bwawe. Undi nawe aramubwira ati ariko ubwo butware uvuga bumariye iki n'iyi nzara? Mwene da, iri jambo reka nditindeho kuko hari impamvu Imana irizanye. Ntugasuzugure ubutware bwawe. Niba Imana yaraguhaye ubutware bukoresha, ntusuzugure ubutware bwawe. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana yaraguhamagaye kandi irashaka kuyikorera, kandi ntiwisuzugure ngo usuzugure icyo ufite, kubera yuko icyo Imana izagukirisha ntabwo ari igikomeye. Imana yaguhaye ubutware igushyira mu murimo w'Imana ngo uyikorere, ariko urisuzugura ukanga gukorera Imana, ukagurana ubutware bwawe ifunguro ry'umunsi umwe. Ndabibwira abakobwa, umusore akagutereta kubera ko umaze igihe utarabona umukunzi. Hari abantu bakomeretse bagakomerekera mu rukundo, ugakundana n'umuhungu akaguhemukira, ugakundana n'undi akaguhemukira, urabona ugeze mu myaka 35 utarabona umugabo, warihebye. Umuhungu akaza akubwira ati dukundane, mugakundana, byarangiza icyo Imana iguteganyiriza urakizi, yaranakikubwiye, akakubwira ati ndashaka ko turyamana. Nuramuka ukoze iryo kosa uzaba uguranye ubutware bwawe ifunguro ry'umunsi umwe. Ingo nyinshi zubakiye ku kintu cy'ikinyoma. Umugabo umwe witwa Antoine Rutayisire, ndamukunda cyane, yaravuze ngo hari abantu benshi ngo bakomeza kuvuga ngo bari bazi ko ngo ingo zabo zizaba ijuru rito, ngo ariko ngo basanze atari ijuru rito. Arangije aravuga ngo mbese uratekereza ko urugo rwawe ruzaba ijuru rito uri umusambanyi? Urugo rwanyu rwubakiye ku musingi w'ubusambanyi. Mbere yuko mubana mwarabanje muraryamana, uribwira ko ijuru iribamo abasambanyi? Iyo Mana yagushyira mu ijuru uri umusambanyi, yo yaba ari Imana ki? Uri umujura, urabeshya, uri inkozi y'ibibi, ngo none urashaka kuba mu ijuru rito. Rero ndakwinginga kugira ngo uzirinde, ntukagurane ubutware bwawe ngo ubuguranishe ifunguro ry'umunsi umwe. Esawu aramubwira ngo ndakurahiye nguhaye ubutware, arabumuha, amuha ibiryo. Hanyuma twihuse ngo nyuma y'igihe umubyeyi wabo Isaka amaze gusaza, ajya kubaha umugisha. Ibyabaye byose ngira ngo abantu barabizi. Ngo uwitwa Esawu yagiye gushaka umuhigo ngo azanire se amuhesha umugisha. Hanyuma nyina wa Yakobo nawe akora uburiganya, aramufata, amwambika uruhu, amushyira se, ateka ibiryo arabimuhereza, bishyira se. Esawu ari waho umugisha kubera ko yari afite bwa butware yabonye cya gihe. Esawu agarutse asanga umugisha warangiye, ahabwa umuvumo. Muzabisome, biri mu Itangiriro, sinibuka ibice neza ariko biri mu Itangiriro, muzabibona. Hanyuma uyu Isaka niwe waje uyu Isaka yitwaga umuriganya. Uyu Yakobo niwe witwaga umuriganya, yaje guhindurirwa izina yitwa Isirayeli. Yitwa Isirayeli, hanyuma aza kubyara abana bagera muri 12, harimo uwitwa Yozefu. Yozefu akura afite ikintu cy'impano yo kurota. Imana ikamuhishurira byinshi, ikamwereka, yabaye umutware, akabibwira barumuna be bakamugirira ishyari. Ahangaha nimagera ndaza kuvuga akantu kavuga ngo abantu impamvu bakugirira ishyari, impamvu bakwirukaho bakaba banatuma usubira hasi, nuko bo bakurebera muri present ariko ntago bazi future yawe. Ntago bazi ngo kuba bari kukwirukaho bizakugeza he. Uyu munsi Imana iramutse iguhishuriye ko bari kukwirukaho ariko bizatuma ugera ku ntego wihaye cyangwa aho wifuza kugira, washimishwa nuko bakwirukaho. Yes, reka mbivuge muri ubu buryo. Imana iramutse ikweretse ko iyo telefone utunze, reka nyitanga urugero nakunze kuyivuga. Iyo telefone yaguhenze, Imana iramutse ikweretse ko bagiye kuyikwiba, ariko nibamara kuyikwiba uri bubone indi ikubye inshuro 3 agaciro k'iyo ngiyo ufite. Ndamye nashidikanya ko washimishwa nuko bayikwiba, ahubwo wabwira Imana uti Mana wamfashije bakayinyiba, nkabona iriya telefone ndi kubona uri kunyereka. Yes, rero
iyo Imana iza guhishurira bene se wa Yozefu ko nibamuta mu rwobo bakamugurisha muri Egiputa hazagira akaba umutware, ntago bari kubikora, ariko kuko bari babihishwe barabikoze baramugurisha. Hanyuma uyu Yozefu ngo baramufata baramugurisha ajya muri Egiputa. Ageze muri Egiputa inzara iza gutera mu gihugu cyabo, yimura umuryango wose uraza ugera muri Egiputa. Ndihuta cyane. Bageze muri Egiputa Abisirayeli baragwira kuko Yakobo yazanye n'imiryango ba Benyamini bose baraza bagera muri Egiputa barahaba, ariko bahaba uwitwa Yozefu ahari. Hanyuma ngo barororoka baze kuba benshi. Noneho umwami wari uzi Yozefu aza gutanga, Farawo wari uzi Yozefu aza gutanga, na Yozefu birumvikana aza gupfa. Hanyuma hima undi mwami utazi Yozefu. Aha niho haje ikibazo rero. Abisirayeli bajya mu buretwa, barakubitika, baratotezwa bikomeye. Bamaze gutotezwa ngo bakajya batakira Imana. Umunsi umwe ngo umwami abonye bamaze kugwira, atanga itegeko aravuga ngo umwana wese uzajya uvuka bajye bamwica. Atanga itegeko mu bitaro aravuga ngo nimujya kubyaza Abaheburayo mujye mumfata abana mu bice. Uwitwa Zipora n'undi muganga umwe ngo babyaza Abisirayeli ngo bakabarika bakabaho. Umwami aza kubabaza ati se ibi itegeko natanze ko mutarikurikiza? Biga ubwenge baravuga ngo ababyeyi b'Abaheburayo ni abanyembaraga, iyo bari kubyara baribyaza tukabona byarangiye. Hanyuma umwami ntibyamunyura, icyakora Zipora we na mugenzi we Imana ibaha umugisha ku bw'icyo bakoze. Hanyuma Abisirayeli, Farawo aza gutanga irindi tegeko aravuga ngo umwana wese uzajya uvuka mujye mumwica. Hanyuma havuka uwitwa Mose. Avutse nyina aramufata amushyira mu kato. Ndabasaba kugira ngo mudushyigikire mukanda subscribe, mushyiraho comment, musharing izi video zacu. Imana ibahe umugisha. Ni Benjamin, tuzabane butaha. Murakoze cyane.